ndabashuje muri hirya no hino mu bice bitandukanye, angiye kubagezaho amateka yaranze Pan-Africanism cyangwa se Pan-African Movement. Pan-African Movement ni igitekerezo cya politiki, ubukungu ndetse n'umuco kigamije mu guhuza abanyafurika bose, yaba abanyafurika batuye muri Afurika ndetse n'abanyafurika batuye hanze mu bihugu by'amahanga aribo biswe aba diaspora. Iki gitekerezo cya Pan-Africanism cyavutse ahagana mu mpera z'ikinyejana cya 19 cyane cyane cyatangiriye mu banyafurika bari barajyanywe mu bucakara, bari batuye muri ibihugu by'i Burayi ndetse no muri Amerika, cyane cyane muri United States ndetse no muri United Kingdom. Abirabura bahuraga n'ivanguramoko rikomeye cyane, gukandamizwa no kubuzwa uburenganzira. Ibyo biza gutuma batangira gutekereza ku bumwe bwabo ndetse no kurwanira ubwisanzure bwabo, yaba ubwisanzure bwabo ndetse n'ubw'ibihugu bya Afurika byari bikolonijwe icyo gihe. Tugiye kureba amateka y'itangira ry'iyi Pan-Africanism, aho yatangiriye n'igihe byabereye. Ni ukuvuga ngo iyi Pan-Africanism ahagana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda nibwo inama ya mbere yaje kuba itangirira mu Burayi muri United Kingdom cyangwa se London, aho abirabura bari bahuriye hamwe baturutse mu mahanga atandukanye kugira ngo barebe cyangwa se bige ku kibazo cy'ubusumbasumbane n'akarengane byabaga muri icyo gihe. Ahagana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda habaye inama ya mbere ya Pan-Africanism. Iyi nama ikaba yari yabereye i London muri United Kingdom, yateguwe n'umugabo witwaga Henry Sylvester Williams, yari umunyamategeko ukomeye cyane muri Trinidad. Iyi nama yagaragaje ko abanyafurika b'abirabura bo ku isi yose bagomba guhagurukira rimwe bakarwanya ubukoloni ndetse n'ivanguramoko byabagaho icyo gihe. Nyuma yaho yagiye Pan-Africanism ikomeza kwagukira cyangwa se yerekeza muri Amerika, aho inama nyinshi za Pan-Africanism zaje kubera muri Amerika ahagana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 19 ndetse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatanu. Ku mugabane wa Afurika Pan-Africanism yageze ku rwego rwo hejuru cyane nyuma y'uko hari yamaze kuba inama yari yabereye muri Manchester ahagana mu gihumbi magana cyenda mirongo ine na gatanu n'ubundi, aho perezida wa Ghana witwaga Kwame Nkrumah ndetse na Julius Nyerere batangiye urugamba ndetse n'urugendo rwo guharanira ubwigenge bw'ibihugu bya Afurika. Nyuma yaho izi nama za Pan-Africanism zaje gukomeza n'ubundi, umugabo witwaga William Edward Brigadier Dubois niwe wakomeje izi nama, wari umunyamerika w'umwirabura ndetse akaba umunyabwenge n'umunyepolitiki. Yayoboye inama nyinshi cyane zitandukanye za Pan-African Movement, zikaba zaragiye ziba hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 19 ndetse umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatanu, nyuma y'uko hari yamaze kuba iyi nama yabereye muri Manchester. Hanyuma tugiye kureba abayobozi bakomeye cyane bagize uruhare muri iyi Pan-Africanism cyangwa se Pan-African Movement. Iyi Pan-African Movement cyane cyane twabonye ko yatangijwe n'uyu mugabo witwaga Henry Sylvester Williams, akaba yari umuyobozi cyangwa se ukomeye, akaba yaragize uruhare mu gushyira mu bikorwa iki gitekerezo cya Pan-Africanism, akaba yahamagaje inama ya mbere yabereye i London. Nyuma ye haje kujyaho undi mugabo ukomeye cyane wayoboye inama nyinshi za Pan-Africanism witwaga William Edward Dubois, wari umuyobozi w'inama nyinshi cyane za Pan-Africanism. Akaba yari umunyamerika w'umwirabura, akaba umunyabwenge ndetse n'umunyepolitiki. Akaba yarateguye izi nama nyinshi cyane zitandukanye ahagana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 19 ndetse no mu gihumbi magana cyenda mirongo ine na gatanu, asaba ko ibihugu bya Afurika byinshi cyane
bihabwa ubwigenge kandi ko abirabura bahabwa uburenganzira bungana n'ubw'abandi bantu bose ku isi. Undi muyobozi wagize uruhare rukomeye cyane muri iyi Pan-Africanism ni Marcus Garvey, uyu yari umunyajamaika wamamazaga ishema ry'abirabura ndetse n'ubumwe bwabo. Yashyize imbere ihuriro ry'abirabura ndetse n'ishyirahamwe ryiswe Universal Negro Improvement Association. Yashishikarizaga abanyafurika kwiyubaha, kwigenga ndetse mu bukungu no gusubira ku moko yabo. Undi muyobozi ukomeye cyane wagize uruhare muri iyi Pan-African Movement ni Kwame Nkrumah, uyu yari perezida wa mbere wa Ghana, umunyepolitiki w'ishyirahamwe ry'abanyafurika wagize uruhare rukomeye cyane mu gushyira mu murage cyangwa se mu bikorwa iyi Pan-Africanism mu mugabane wa Afurika. Uyu perezida wa Ghana n'ubundi Kwame Nkrumah yavugaga ko ubwigenge bwa Ghana ntacyo bwaba bumaze niba Afurika yose itari bwigenge. Undi muyobozi ukomeye cyane wagize uruhare muri iyi Pan-Africanism ni Julius Nyerere, uyu yari umuyobozi wa Tanzania w'inararibonye, akaba umunyepolitiki ndetse n'umufatanyabikorwa wa Afurika. Undi muyobozi ukomeye cyane ni Haile Selassie, wari umwami wa Ethiopia, wagize uruhare rukomeye cyane mu ishingwa ry'umuryango w'abanyafurika wiswe Organization of African Unity. Yego, abo bari bamwe mu bayobozi bagize uruhare rukomeye cyane muri iyi Pan-Africanism. Hanyuma iyi Pan-Africanism yari ifite intego zitandukanye ndetse n'ibitekerezo by'ingenzi. Icya mbere ni uko iyi Pan-Africanism yari ifite intego ivuga ari ubumwe bw'abanyafurika cyangwa se African Unity. Iyi yari intego yabo kugira ngo babashe kuba umwe ndetse no kwihuza. Indi ntego ya kabiri yari kurwanya ubukoloni n'ivanguramoko muri Afurika. Indi ntego y'iyi Pan-Africanism yari kwihaza cyangwa se no kwigenga mu bukungu. Indi ntego ya Pan-Africanism yari gukomeza umuco n'indangagaciro nyafurika. Indi ntego y'iyi Pan-Africanism yari guhuza abanyafurika bose ndetse n'abirabura baba bari mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi. Indi ntego cyangwa se ikindi gitekerezo cy'iyi Pan-Africanism yari gushyigikira ubwigenge bw'ibihugu bya Afurika byose. Ikindi yari guteza imbere ubufatanye mu bukungu, umuco ndetse na politiki hagati y'ibihugu bya Afurika. Ikindi yari gushinga inzego z'ubumwe bwa Afurika, aho hashinzwe umuryango witwa Organization of African Unity agana mu mwaka w'1963, no muri 2002 haza gushingwa undi muryango witwa African Union. Hanyuma tugiye kureba ibyagezweho n'uyu muryango cyangwa se iyi Pan-Africanism. Yageze ku bintu byinshi cyane, na n'uyu munsi wa none iracyakomeje gukora ibindi byinshi cyane. Hanyuma uyu muryango cyangwa se iyi Pan-Africanism yagize uruhare rukomeye cyane mu kwihutisha ubwigenge bw'ibihugu byinshi bya Afurika, cyane cyane ahagana mu myaka y'1950 ndetse n'umwaka w'1970. Iyi Pan-Africanism yashimangiye ubumwe n'ubufatanye bw'ibihugu bya Afurika binyuze mu gushinga imiryango itandukanye, aho ahagana mu mwaka w'1963 hashinzwe umuryango w'abanyafurika witwa Organization of African Unity. Muri 2002 haza gushingwa umuryango witwa African Union, aho ahagana ku itariki 25 Gicurasi muri umwaka w'1963 ibihugu byinshi bya Afurika byaje guhurira muri Addis Ababa, uyu munsi wa none ni muri Ethiopia, bishinga umuryango witwa Organization of African Unity, wari ufite intego zitandukanye, harimo nko kurandura burundu ubukoloni muri Afurika, guharanira ubumwe n'ubufatanye hagati y'ibihugu bya Afurika. Ikindi yari kurinda ubwigenge n'ubusugire bw'ibihugu bya Afurika. Mu mwaka w'2002 umuryango witwa Organization of African Unity waje gusimburwa n'undi muryango mushya witwaga African Union, wari ufite intego zitandukanye, nawo wari ufite intego zo guteza imbere ubukungu bw'abanyafurika
gukemura amakimbirane mu mahoro. Indi ntego yari guteza imbere demokarasi n'uburenganzira bwa muntu. Ikindi yari gushimangira ubumwe bw'umugabane wa Afurika wose. Iyi Pan-Africanism nanone yatanze imbaraga mu guharanira uburenganzira bw'abirabura bari ku isi yose. Tugiye gukomeza tureba Pan-Africanism muri iki gihe uburyo igaragaramo. Pan-Africanism igaragarira mu bice byinshi uyu munsi wa none, cyane cyane igaragarira mu isoko rusange ry'Abanyafurika ariryo ryiswe African Continental Free Trade Area. Aho ni hamwe hambere mu mikoranire n'ubuhahirane bw'ibihugu bya Afurika. Ikindi Pan-Africanism yagezeho ni cyangwa se ubundi buryo igaragaramo ni imikoranire mu by'umutekano, aho ibihugu byinshi bya Afurika bigenda bishyigikirana. Nk'u Rwanda rukunze kujya gutanga ubufasha bw'umutekano mu bihugu bitandukanye nko muri za Ethiopia, za Mozambique, muri Sudani ndetse n'ahandi hatandukanye, yaba muri za South Africa. Ikindi umuryango ugaragaramo uyu munsi wa none cyangwa se Pan-Africanism igaragara mu gushyigikirana mu by'uburezi ndetse n'ikoranabuhanga, aho ibihugu bitandukanye bigenda bifashanya muri ubu buryo bw'uburezi ndetse no guteza imbere ikoranabuhanga hagati yabo muri ibi bihugu. Ikindi Pan-Africanism igaragarira muri gahunda zo guteza imbere urubyiruko, aho bagenda bashinga amakampeni menshi afasha ndetse atanga ubufasha ku rubyiruko. Gusa nubwo hari ibibazo mu bihugu byinshi bya Afurika nk'amakimbirane, ruswa n'ubukene, iki gitekerezo cya Pan-Africanism kiracyafite akamaro kanini cyane mu kubaka Afurika yigenga ndetse iteye imbere. Dusoza aya mateka ya Pan-Africanism, twavuga ngo Pan-African Movement ni imwe mu mishinga ikomeye cyane mu mateka y'Abanyafurika. Yatangiye ari nk'igitekerezo cyo kurwanya ivanguramoko ndetse n'ubukoloni, ariko iza kuba urufatiro rw'ubwigenge bw'ibihugu bya Afurika no gushaka ubumwe bw'umugabane wose muri rusange. Kandi iki gitekerezo n'ubundi cyahinduye amateka ya Afurika, kandi kikaba kigikomeje mu kugira uruhare rukomeye mu guteza imbere Afurika mu buryo bwose bushoboka. Ayo yari amwe mu mateka yaranze iyi Pan-Africanism. Mwibuka gusiga ukoze share ndetse na subscribe, ndetse ugashyiraho na comment kuri iyi video kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi mu mateka atandukanye ya Afurika ndetse no ku isi yose. Murakoze cyane.